Hey guys, as usual, this is Jadotek. Hari abantu benshi bagiye bansaba ngo dukore video kuri Microsoft, twigane Microsoft zose. Uyu munsi rero tugiye kwigana Microsoft Word, nka Microsoft yibanze mu gukora ibintu bitandukanye, kwandika igitabo, kwandika amabaruwa, kwandika ibintu byose dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kugira ngo ufungure Microsoft yawe, jya kuri screen yawe, click right click kandi ibumoso kandi kuri new, you can see Microsoft Word document. So this is the first one to open Microsoft Word. Then you click there, you type your name of your document. For instance, let's use Jadotek, then open. When you open, you click twice. You open, you can see open Microsoft Office Word. Yeah, nuko. Wait, ugategereza. Urabona haje black page imeze gutya. Iyi black page rero ni urupapuro, ni page yo kwandikaho ibyo ushaka kwandika mu buryo butandukanye. For example, hano ushobora kwandika ibintu bitandukanye, ugiye nko gukora igitabo, amabaruwa se, gukora ibintu bigiye bitandukanye. Urugero, ushobora kwandika ijambo Jadotek is the best, maybe is the best channel to study electronic devices lessons. Yeah, so this is a small line, a small sentence. So you can see this is this sentence, interuro yanditse mu buryo bw'icyapa. Ushobora kwibaza ati se nahindura gute mu mukono, niba nanditse muri document nkandika ibintu by'icyapa, ese nahindura gute umukono? Ibi byose tuzagenda tubireba, ibigaragara hano hejuru byose, board yose, habe ya zino file, home, insert, design, layout, references, mailing, review, view and others. Tuzagenda tubireba byose kimwe kuri kimwe, but first of all reka tubanze duhere kuri iyi akagace ka fonts, niko tugiye kwigana uyu munsi. Agace ka fonts, aho twibuka ko buri kintu cyose tugiye gukora ugomba kubanza ugaselectinga cyangwa ugahitamo ibyo ugiye gukorera. Uraselectinga ikintu cyawe. Guselectinga twibukiranye ko ukanda aho interuro itangirira, ugakanda left click ukagenda unyuzaho. Yes, yeah, ujya ubona nko ku bitabo imitwe y'interuro se biba bitsindagiye. Hano niho tuzakoresha ijambo board. When you click on the board, you can see byose bise bisa n'umukara. Yes, yeah, ukuvuga ngo board ni ugutsindagira mu Kinyarwanda, nibyo twita gutsindagira. Hanyuma kumwe uzabona bihengetse bimwe na bimwe nibyo twita italics. You shall click on italics. Urabona ko bise bihengama. Guca umurongo nabyo ni bisanzwe, urabanza selecting, hanyuma you click on underline, ugaca umurongo. Hari abibaza ese ko dushyizeho umurongo
umeze gutya nta wundi murongo ushobora gukoresha? Yes, birashoboka. Dufite imirongo myinshi ushobora guca bitewe n'uwo ushaka. Uraza hano kuri u ukande ku ruhande, uzabona imirongo itandukanye. Ushobora gukoresha uyu nguyu for example witwa wave line. Urabona ko hajyaho akarongo utu wave. Yes, kubikuramo nabyo ni bisanzwe. You click then click. Yes, guys, this is the first lesson. There are many more. Nkuko nabibabwiye turigana kuri aka gace ka font. Nuko nyine turi bwige muri font. Rero habamo ibintu bitandukanye, harimo ibyo twita font, tugira font size, font color, n'ibindi bigiye bitandukanye. Hano rero muri ibyo twakwita nkaho ari inyandiko zisanzwe zikoreshwa, the font for your text, tuzakanda hano kugira ngo duhitemo inyandiko zikoreshwa. Hano ushobora kubona inyandiko zigiye zitandukanye. Hariyo twita Times New Roman, niyo dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko ushaka design ushobora gukoresha n'izindi zigiye zitandukanye nka Algerian n'izindi nyandiko zitandukanye. For example, reka dukoreshe nk'iyi ya Algerian. Uzaselectinga ujya hano kuri font kandi kuri Algerian uzahita ubona ko inyandiko zizahita zihinduka. Guys, so this is the first thing we are going to study. But mu nyandiko zisanzwe za buri munsi ntabwo tuzakoresha Algerian. Urugero, niba ugiye nko kwandika ibaruwa y'ubutegetsi cyangwa se n'igitabo, ntabwo uzandika muri Algerian, ahubwo dukoresha iyo twita Times New Roman. Urayibona hano irahita igaragara. Yes. Ikindi hano dushobora kwandika ibintu ahubwo tukibeshya, ukavuga ati se ko nibeshye iri jambo ndarisiba cyangwa ndabigenza gute? Guys, ntugahangayike. Urugero, hano harimo wenda ijambo twibeshye, is the best channels, kandi twari kuvuga ngo is the best channel. Hano biroroshye, uzaza hano kuri iyo twita strike through ni nko kunyuzamo umurongo, uhakande hazahita hajyamo umurongo, ubwo ni ukuvuga ngo iyi s ntabwo irimo. Yes, ushobora no gushaka no ku ijambo ryose, ukanyuzamo umurongo strike through. Urabona ko twanyujemo umurongo, bivuze ngo iryo ntago ririmo. Kabasha.tech is the best channel to study devices lessons. Yes, guys, this is the content. This is the content you have to master. Ni ibintu ugomba kumenya mu buzima bwa buri munsi, umuntu utangiye gukoresha computer, umuntu ushaka kuba umuntu uhugukiwe ibijyanye na mudasobwa. Yes, tumaze kuva kuri iki cyo gukoresha text cyangwa inyandiko, tugiye noneho ku cyitwa font size cyangwa ingano y'ibyo wanditse muri screen yawe cyangwa ku rupapuro bitewe n'impapuro ufite. Font size, hano urahabona umubare 11. You can see 11 as number. You pick here, then you choose the number you wish just to display your text in. So you select your text, click here, then you can use the correct font size. Yes, font size. Let's use, for example, this one, 36. Yes, you can see it is large. Yeah, kuvuga ngo ibi ngibi ni tubyifasha dushaka kongera ingano y'ibyo turi kwandika. Then tuvuye kuri icyo, reka tujye no kuri iki kimwe twahoze tuvuga
twakwita ko ari nka font size. Ni font size ariko utongeresheje uburyo bw'imibare. Ushobora gukanda hano wongera, ugakanda no kuri AA ugabanya, ukavuga ngo ndazigabanya nza kujya ku mibare. This is automatic. Yes, you increase or decrease. Yes, this is automatic increase and decrease of font size. Yes guys, so wabajije cya kibazo yavugaga ngo ese nanditse ibintu mu cyapa nshobora kubihindura mu mukono gute ntarinze gusiba. Tuvuge warimo wandika wibagiwe gukanda caps lock, wayibagiwe nkuko twayibonye ko ariyo idufasha gushyira mu cyapa cyangwa mu mukono, wayibagiwe noneho ushaka guhindura uzabigenza gute? Uzaza hano ahangaha aho uri kubona aha, just here, uzaza hano nurangiza uze kuri show case cyangwa change case, you click there, then put lower case. The characters will be lower. Zahita biba bitoya bihinduka umukono. All uppercase biba icyapa. All sentence case. This is how we use when we are using the sentences, guys. So this is things which seems to be fantastic. This is fantastic things. Yeah. Example, another one. Here on the, let's shift to them what we call font colors. Going on font colors, to change the color of your text. To change the color of the text, you will select the what you want to change. Let's use upper. What you want to change, click here, then you change the color of your, let's use for example choosing red. Yes, red. You can see Shadowtech is in red color. Wow, Shadowtech is in red color. Urabona ko bise bihinduka Shadowtech ikatiza rindi bara. Ibi rero ushobora kubikora muri text cyangwa mu gitabo cyawe cyangwa ku ibaruwa yawe cyangwa no mu bindi byawe, kwamamaza, ushaka gukoresha banners, stickers, byapa bisanzwe byamamaza n'ibindi, uhindura ubu bwoko bwa font color. Hano rero dushobora guhindura no ku rupapuro rwa page yacu, guhindura text highlight color. Uvuga ngo ahantu text yanditse ukaba washyira mu ibara. Urugero, uraselecting ahantu ushaka guhindura mu ibara, selecting, hanyuma uze kuri here uhitamo ibara ukoresha. Urugero reka duhitamo yellow color cyangwa umuhondo. Urabona yuko byahise bihinduka, byahise bihindura ibara. Yes guys, dufitemo ama font menshi. Hanyuma hano ni clear all format. Hano baba ngo remove all formatting from the selection, leaving only the normal and formatted text. Hano wabishizemo ariko mu byukuri birasa nkaho nyine kubikuramo byananiranye cyangwa byakunaniye. Icyo uzakora ni iki rero? Icyo uzakora ni uguselecting hahandi, you select hamwe wabishizemo, nurangiza ukanda hano kuri clear all formatting. Uzasiba formatting, hanyuma bizahita bivamo. Yes, clear formatting, uzahita ubona ko bizahita bivamo. Guys, ubwo ni uburyo bumwe bwo gukiriyaringa format, ariko ushobora no gukoresha ubundi buryo butandukanye. Ushobora kuza hano kuri font ugahitamo no color. When you click no color, urabona ko bizahita bivamo. Na hano naho it's possible kuri formatting, hano naho ushobora guhitamo automatic, urabona ko bizakomeza kuba
ari bya bindi. Guys, I wish you just to know everything about this. Ibi nibyo twari twateguye ku isomo ry'uyu munsi. Twari twateguye ko turi bwigane kuri Microsoft Word in ribbon called home, tukigana ku gace gato kitwa font. Ubwo mu font twabonye ko harimo amafonti menshi, harimo amafoto atandukanye, harimo font style, font size, tugasangamo font color n'ibindi bigiye bitandukanye. Guys, ibi ni ibintu tugomba kumenya mu buzima bwacu bwa buri munsi, tugahitamo neza gukoresha Microsoft Word. Nkwibutsa yuko hari ikindi utagomba kwibagirwa, ntukibagirwe gukora subscribe kuri channel yacu ya Jado Tech, kuko iyi ngiyi niyo channel izaza inyuraho ibintu bigiye bitandukanye byerekeranye n'ibi ngibi by'amasomo atandukanye. Haba ku mashini ufite ikibazo wakwandika kuri comment, ukandika muri comment, ukandika ikibazo ufite, ukatubwira icyo wifuza ko twakoraho ubutaha. Ese hari ikibazo wagiye uhura nacyo? Ese kuri telefone yawe ifite ikibazo cyakemuka gute? Guys, ibi ngibi nibyo bashishikariza gukora, tuniga muri rusange, tunahugurana mu bintu bigiye bitandukanye. Guys, rero nababwiraga ngo ntimwibagirwe gukora subscribe kuri channel yacu. Tuzahura no kuri indi somo tureba n'ibindi bigiye bitandukanye. Tuzareba kuri paragraph, kuri style no kuri clipboard. Tuzarebaho ibintu bigiye bitandukanye ku buryo tuzasoza iyi Microsoft yose tunyuze ahantu hagiye hatandukanye hose, haba kuri insert, design, layout. Tuzasoza tuzi gukora neza, tuzi gukoresha neza Microsoft. Tubibutsa yuko tuzigana Microsoft zose. Guys, rero mwakoze kuza, mbibutsa ko iyo ari Jado Tech mukomeje gukurikirana. Murakoze kandi murakarama, ndabakunda cyane. Sawa, mwakoze cyane.